Nongeye kubasuhuza nshuti bene data bakundwa nkunda cyane, banza kubasabira umugisha ku Mana, Imana ibaha umugisha kandi biteho cyane kuri mwebwe mwakoze subscribe kandi n'abatarayikora mugire vuba muyikore kugira ngo ibikorwa byiza nk'ibi ntibikabacike. Nk'uko mubizi ndabakunda, atari mwebwe ntabwo ibi byose nabikora, banafashe umwanya wo gutekereza amagambo meza nk'aya nkayabahereza, munumva ko mbakunda rwose. Ese kuki Bibiliya ivuga ko gukorera Imana no kwizera Yesu bisaba kwitanga no kwiha Imana wese? Ibyo gusaba ukabikora udashidikanya utazuyaza. Ese ni ukubera iki? Ese kuki Yesu Kristo ari rwo rugero rw'urukundo nyarwo? Byatewe n'iki? Ndagira ngo ukurikire ntucike akantu ku kandi. Burya umenya neza ko wiyeguriye Imana iyo utegereza Imana ngo abe ariyo ikoresha ubuzima bwawe, aho kugerageza kuriganya abandi, umaranira ko ibyo ishaka ari byo ukora gusa, cyangwa ushaka kuba wowe ugenzura byose. Ntabwo ibyo byaba ari byo. Icyo gihe ntabwo iyo weguriye Imana igakora ibyo wowe ushaka, ntabwo uba uri gusohoza umugambi wayo. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nusenga ujye uvuga uti Imana ibyo ushaka aba ari byo bikorwa. Ibyo ushaka bikorwa mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Ubundi kuyizera no kuyiyegurira ni uguhambuka ukareka Imana akaba ariyo ikora. Si ngombwa ko iteka wumva ari wowe kampara. Bibiliya iravuga ngo turize Uwiteka umutegereze wihanganye. Aho kongera imbaraga zo kwirwanaho, wongera kwizera. Umenya kandi ko witanze burundu iyo utagihangayikishwa n'abakuvuga nabi ngo wihutire kwirwanira. Oya, utegereza Imana akaba ariyo ikurwanirira. Ukiguhora nuko Uwiteka, niko Bibiliya ivuga. Kandi amaraso atariho urubanza Imana irayakurikirana. Imitima yitanze igaragara neza mu mibanire n'abandi. N'ubu ukibyiga abandi ubegezayo, n'ubu ukirwanira inyungu zawe bwite, kandi n'ubu ukirebaho iyo wamaze kwitanga, ahubwo icyo uba utumbiriye ni umusaraba. Wita ku bya Kristo, inyungu za Kristo kurenza izawe. Kimwe mu bintu birushya abantu kubyegurira Imana ni amafaranga. Bamwe baratekereza ngo ndashaka kubaho ubuzima bunezeza Imana, ariko kandi ndashaka no kuronka amafaranga ahagije azamfasha kubaho neza, ndetse nkazafata ikiruhuko cy'izabukuru ntahangayitse. Ese ni ukubera iki? Ese ubundi nibyo? Ntucikwe. Niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo inkuru nziza nk'izi zikagucika. Ubundi ubuzima bw'izabukuru ntabwo ariyo ntego y'ubuzima bwitanze. Kenshi kugitegura bibyigana n'Imana ku mwanya wa mbere w'ibyo uha agaciro mu buzima. Yesu yaravuze ati ntubasha gukorera Imana n'ubutunzi. Ahandi ati kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho n'umutima wawe uzaba. Niba werekeje umutima wawe ku mafaranga, ubwo nyine niho uzajya wese. Nta muntu ujya ubasha gukorera Imana n'ubutunzi ngo bigendane, biragoye. Ubundi icyitegererezo cy'ubuzima bwitanze ni Yesu ubwe. Ijoro ribanziriza ko ajya ku musaraba, Yesu yiyeguriye gusohoza umugambi w'Imana. Nibwo yasenze ati Data byose biragushobokera, undenze iki gikombe cy'umubabaro, ariko bye kuba uko njye nshaka ahubwo bibe uko wowe ushaka. Ariko usanga twebwe ibyo dusenga ubwira Imana uti bigende gutya bigende gutya. Uri make ushaka uyibwira ngo bigende wowe uko ushaka, ariko Imana yo izi ibibanza, izi iby'ingenzi ku buzima bwawe. Ntabwo Yesu yasenze ngo Data niba ushobora kunkiza uyu mubabaro mbabarire ubikore.
yari yamaze kwihamiriza ko Imana ishobora byose, ariko yarasenze ngo Mana niba ubona inyungu zawe mu kunkiza uyu mubabaro ubikore, ariko niba ari bwo buryo bwo gusohoza imigambi yawe n'ibyo nshaka n'ibyo nanjye nshaka. Uri kumva yamaraniraga inyungu z'Imana kuruta izindi. Kwitanga by'ukuri biravuga ngo Data niba iki kibazo, ubu bubabare ndimo, iyi ndwara mfite, ibi ngezemo bikenewe kugira ngo usohoze umugambi wawe kandi biguheshe icyubahiro mu buzima bwanjye cyangwa mu bw'undi muntu, ntubikureho. Ntabwo iki kigero cyo gukura kigerwaho mu buryo bworoshye. Hano uba warakuze cyane mu mwuka, uba uri umuntu mukuru cyane mu mwuka, hahandi uba ubona ko kurwara Imana ibifitemo inyungu, hahandi uba ubona kuba ushonje Imana ibifitemo inyungu, hahandi uba ubona ko ubuzima bugukomereye Imana ariyo iri kubyungukiramo. Burya Imana ikora icyo umutima wayo ushaka kandi kiyinezeza. Ntiwabaza Imana ngo ese urakora ibiki? Yo ikora ibyo umutima wayo ushaka, cyane ko Imana nta kintu ikorera guhomba, nta na kimwe. Na Yesu ubwe yasengeye kwakira uwo mugambi w'Imana, ageza aho abira ibyuya by'amaraso. Kwitanga ni umurimo ukomeye. Kuri twe haba urugamba rukomeye mbere yo kunesha umutima wo kwikunda. Ubundi kamere ya umuntu arikunda, kandi iyo wikunze uba wanze Kristo. Burya iyo cyagiye uvuga uti sinava ku nzoga iraryoha, sinareka ibi byaha biraryoha, icyo gihe ubikunze rero uba wanze Kristo. Ariko iyo ukunze Kristo, bya byaha byose urabyirengagiza. Pawulo yaravuze ngo ibyari indamu yanjye byambereye igihombo kubwo gukurikira Kristo. Abazi amateka ya Pawulo, kera yari umwami Sawuli, yarenganyaga ubwoko bw'Imana abutoteza. Ibyo yabonagamo inyungu zose yarabyirengagije kubwo gukurikira Kristo. Abazi amateka ya Zakayo, ubwo Yesu yanyuraga iwe, yamburaga abantu ndetse n'umukoresha w'ikoro, ako yemeye ibyo byose kubitanga ndetse akubaka kubwo kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Ndagira ngo rero ngushimire wowe ubanye nanjye muri uyu mwanya. Imana iguhe umugisha. Ndabakunda cyane. Mwebwe mutarakora subscribe muyikore kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi ntibikabacike, kandi mukoreshe ubutumwa bwiza mubugeze kuri benshi. Gahunda yo ni ugukomeza ubutumwa, turabukomeje. Ikiganiro cy'ubutaha n'ubundi nzagikomereza hano naringejeje.